Uri mu gitondo ujye wibuka gushima iby'Imana yawe iba yagukoreye. Uri mu gitondo ujye wibuka gushima iby'Imana yawe iba yagukoreye. Uburinzi bwayo burahambaye, ibyidukorera n'ibitangaza, kuko hari benshi baba batabibonye, kuko hari benshi batabonye umuntu wagiriwe. Uburinzi bwayo burambaye, ibyidukorera n'ibitangaza, kuko hari benshi baba batabibonye, kuko hari benshi batabonye umuntu wagiriwe. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, kubw'imirimo ikomeye wakoze mwami. Shimwa Yesu, kubw'imirimo ikomeye wakoze. Abantu turabireba tugatangazwa n'ubumana bwawe. Abantu turabireba tugatangazwa n'ubumana bwawe. Urabyutse biremera, ugiye ku isoko birakunda, urambuye amaboko biremera, ugiye gucuruza birakunda. Mbese Imana ikwishyuje wayiha iki? Iguhaye fagitire wayiha iki? Mbese Imana yise ku mwuka iguha wakwishyura iki? No. Urambuye amaso birakunda, wambaye imyenda ukabona biremeye, ukaryama utazi ko urabyuka ukabona urabyutse, ukaryama utazi aho uri ukabona wongeye buracya. Mbese Imana ikwishyuje wayiha iki? Iguhaye fagitire wayiha iki? Ntacyo ufite cyo kuyiha, icyo ufite ni kimwe gusa, n'umutima wawe. Ukayizera mu bikorwa byawe, ukayizera mu mirimo yawe. Niwumve ko ari imbaraga z'umubiri wawe, niwumve ko ari ubwenge bwawe, niwumve ko ari imiryango yawe. Ukayizera mu bikorwa byawe, ukayizera mu mirimo yawe. Niwumve ko ari imbaraga z'umubiri wawe, niwumve ko ari ubwenge bwawe, niwumve ko ari imiryango yawe. Shimwa Yesu, kubw'imirimo ikomeye wakoze mwami w'abami. Shimwa Yesu, kubw'imirimo ikomeye abantu turabireba tugatangazwa n'ubumana bwawe. Tugatangazwa n'ubumana bwawe. Shimwa kubw'imirimo ikomeye wakoze mwami w'abami. Tuguhaye icyubahiro ikomeye wakoze. Abantu turabireba tugatangazwa n'ubumana bwawe. Abantu turabireba
nawe wabona wahwanye n'Imana ubushobozi mu byo ukora byose ujye uyishimira. Oya nawe wabona wahwanye n'Imana ubushobozi mu byo ukora byose ujye uyishimira. Wabona ku buzima bwawe wahwanye n'Imana ubushobozi mu byo ukora byose ujye uyishimira. Imirimo y'Imana iragaragara mu byo ukora byose ujye uyishimira. Imirimo y'Imana iragaragara, imirimo y'Imana iragaragara mu byo ukora byose ujye uyishimira. Mu byo ukora byose ujye uyishimira. Mu mirimo ya buri munsi ushima Imana, mu byo ukora byose ujye uyishimira. Abana babonye minerivare cyangwa bayibuze, mu byo ukora byose ujye uyishimira. Wariye cyangwa waburaye ujye ushima, mu byo ukora byose ujye uyishimira. Oya nawe wabona, wahwanye n'Imana ubushobozi mu byo ukora byose ujye uyishimira. Urukundo Imana idukunda ntirugira akagero, rusumba ukwezi rusumba izuba n'ikuzimu rugerayo, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo Imana idukunda ntirugira akagero, rusumba ukwezi rusumba izuba n'ikuzimu rugerayo, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo Imana idukunda ntirugira akagero, rusumba ukwezi rusumba izuba n'ikuzimu rugerayo, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere yanjye. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere yanjye. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere yanjye. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere yanjye. Let's go. Urwo rukundo nirwo rwazuye Tabita, urwo rukundo nirwo rwazuye Lazaro, natwe nirwo rutuma tubaho, natwe nirwo rutuma tubaho. Urwo rukundo nirwo rwazuye Tabita, urwo rukundo nirwo
rwazuye Lazaro, natwe nirwo rutuma tubaho, natwe nirwo rutuma tubaho. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Twese tuzaririmbana n'abera, nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, mu ijuru n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Na perezida nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami, ndi kumwe n'abo mu ijuru, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Nawe uzaririmba, nzaririmba igitangaza Yesu mwami, ndi kumwe n'abo mu ijuru, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Nzaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere ya ntebe. Ndi kumwe n'abo mu ijuru imbere, ndi kumwe n'abo mu ijuru